Good evening, c'est encore la philosophie dufashe uyu mwanya kugira ngo tubashimire ko mukomeje kudukurikirana ariko kandi mugakora na subscribe nawe utarayikora yikore kugira ngo audience izamuke kugira ngo ubumenyi twifuje kubasangiza bugere ku bantu benshi batandukanye. Ni kuri Logos 26 n'ubundi aho tugerageza gukoresha reason cyangwa se tugerageza kubaho ubumenyi bumwe mu bwa filozofiya kugira ngo bafashe kubaho. Turabasaba ko mukomeza kudukurikirana buri wese akagerageza gusangiza undi uko ashoboye kugira ngo tuganire kuri ubu bwenge bwa filozofiya. Ubu rero turacyasoma cya gitabo cya Chad Maester kivuga ngo Introducing Philosophy of Religion. Twabonye ko Philosophy of Religion ni critical cyangwa se ni reflection kuri religious ideas, religious claims, religious arguments kugira ngo tubashe nyine kumva ibyo twemera nimba nyine bifite ishingiro ariko kandi dukwiye no kugira ubwo bumenyi kugira ngo n'ibyo twemera tubashe kubisobanura. Filozofiya ubu ni ubumenyi nyine rusange, ni ubumenyi abantu bose bafite nk'uko tubikesha René Descartes ariko kandi bukaba butandukanye bitewe n'uburyo abantu bavuga cyangwa se babusystematize. Ubu ni ubuhanga umuntu yifashisha yitekerezaho ariko kandi anatekereza ku bimukikije. Donc, homme utilise la philosophie pour réfléchir sur lui et réfléchir sur hors de lui. Ubu buhanga ni ubutwigisha kuba etre bukanatwigisha kubaho aribyo twita existence. Ni uru rukundo rw'ubuhanga icyo twise l'amour de la sagesse budufasha kuduha kumva neza impamvu y'ubuzima, le sens de la vie ndetse n'ibiriho. Ubu ni ubuhanga bwavukiye mu Misiri bukavukira kandi muri Aziya ariko bukaba systematize mu gihugu cy'Ubugereki ariho dusanga filozofe nka Socrate na mbere ye ariko usangamo aba filozofe bita presocratique harimo nka ba Thales, Anaximander ndetse n'abandi. Nyuma rero ya Socrate dusangamo ba Plato, ba Aristote, dusangamo n'abandi benshi, dusangamo n'abakristo ba Saint Augustin na ba Saint Mark, bose tuzagenda tubagarukaho. Ibintu rero byose bibera kuri uyu mubumbe biyoborwa n'ibitekerezo bivuka kuri ubu buhanga, ariyo mpamvu mu gifaransa bavuga ngo dans le monde les choses ou bien le monde est dirigé par les idées des philosophes. Ni ukuvuga ko tugomba kunyura muri histoire de la philosophie kugira ngo turebe ibitekerezo by'abahanga batandukanye bagiye babigira tubyifashishe mu kuba no kubaho mu gihe cyacu cya none. Ubu buhanga bwanyigishije ko iyo ushaka ikintu ugishakira aho kiri cyane. Quand on cherche quelque chose on la cherche là où elle est plus concentrée. Ni ukuvuga ugiye gushakira imineke nko muri farumasi bifite probabilité nkeya ko ushobora kuyibonayo ariko wenda ushaka nk'ikinini cya malariya bishobora kuba wakibona muri farumasi aho kugishakira mu rutoki. Ubu ni ubuhanga rero bwibanze ku gushungura donc ikijyanye n'imyemerere, abemera, abasenga bemera iki, basenga iki, ese ubundi abemera koko bazajya mu ijuru bahemberwe imirimo myiza bakoze cyangwa ni ubujiji twibereyemo wenda bakadutwara umwanya wacu cyane cyane icyumweru ndetse n'isabato n'uwa gatanu uko amadini menshi agenda abikora. Ibyo byose nibyo tuba tugira ngo dutekerezeho nk'abahanga turebe iyo biva n'iyo bigera. Ese kuko abakozi b'Imana bayikorera iki? Ubundi Imana yaba ari inyembaraga nkeya ku buryo ikenera abantu bayifasha ahari ibintu itabasha kwikorera? Nagira ngo nabyo ubishyireho filozofiya cyangwa se reason kugira ngo wumve ibyo ari byo aho biva n'aho bikagera, cyangwa se kwemera buriya twavuga ko bifite ishingiro cyane cyane bariya abakozi b'Imana y'ingarutseho cyangwa ababishakira amaronko ari byo nyine tugerageza gusesengura. Umuntu wemera ese yemera Imana yumva Imana azi cyangwa abagira ngo yikize icyo twabonye kwa Sigmund Freud nka
childhood neurosis, ya ndwara yo mu mutwe, ikumvisha ko ibyo nyine utagashoboye ugomba kubishakira mu kindi kiremwa kikurusha ubushobozi. Nanone ikibazo wakwibaza muri philosophy of religion, wakwibaza nimba ari Imana ari umuremyi. Est-ce que Dieu est créateur? Ese mbere yuko Imana irema yo yaba yararemwe nande? Ese mbere yuko Imana irema ushobora kwibaza uti yabaga hehe? Ese undi Imana wayokariza ahantu no mu gihe runaka, cyangwa ni bya bindi tuvuga duti Imana il est toujours en dehors de l'espace du temps, ku buryo twavuga ko Imana iri hanze y'igihe n'ahantu. Ese Imana yaba ifite igihe yatangiriye bityo ikazagira igihe iviraho, cyangwa Imana yahozeho? Guhoraho kw'Imana ni igitekerezo cyumvikana mu buzima bwa muntu, ku buryo umuntu akubwira ngo ikintu cyahozeho ntikigira intangiriro ntikigira n'iherezo, ukabyumva ku buryo bworoshye. Nimba utabyumva ariko ugakomeza kwizera ko Imana yahozeho, yaremye ariko yo ntiremwe, birumvikana ko ukwemera kwawe kugikeneye eclaration cyangwa se gusukurwa. Dushobora kuvuga se ko Imana izi ubwenge? Hari umunyarwanda wakundaga kuvuga ko ubwenge buzi ubwenge, yaba yaravugaga ko hari Imana yo itazi ubwenge, ahubwo yo ari ubwenge ubwayo. Ibyo ngibyo tuzabigarukaho nabyo, urumva biba bikomeye. Ariko se Imana twavuga ko izi ubwenge, twavuga ko itekereza wenda ngo itavaho ifata imyanzuro ihubutse nkatwe abantu, cyangwa gutekereza ni ibya muntu gusa? Ese watinyuka ukavuga ko Imana idatekereza? Kuko gutekereza biba bishatse kuvuga kwameliyora inzira zose zishoboka kugira ngo umwanzuro ufata uze kuba ari mwiza. Ese Imana ibaye itekereza, ntishobora kuba ifite imbaraga nkeya, ikaba itekereza ko ishobora kwibeshya igafata umwanya uhagije wo gutekereza? Ibyo nabyo ukwiriye kubyibaza nk'umuntu uri muri religion. Ibyo ngibyo nabyo ujye ubyibaza. Koko se bundi koko nk'uko babivuga, Imana yaba izatujyana mu muriro ikaba nka wa mubumbyi w'inkorabusa ubumba ibibumbano bye agahindukira akabisenya? None se Imana yaba yarandemeye iki itekereza ko n'ubundi izanjyana mu muriro nyuma y'ubu buzima? N'ibitekerezo byinshi ngira wibuke biyiturukaho, niyo tuvaho natwe ubwacu bikaba bishoboka ko ari nayo tuganaho. Ibyo byose ugomba kubitekerezaho. Nimba se Imana itazamena ibibumbano byayo, tukaba twirirwa dusaba imbabazi abantu biswe abakozi b'Imana ngo baduhakirwe, aho ntitwaba turi mu isi y'ibiburabwenge, isi y'ibicucu, umugani wa mwanafunzi. Ibyo bintu byose ugomba kubitekerezaho ukibaza iyobokamana urimo iryo ari ryo. Ese Imana koko ni nziza? Imana se ishobora byose, iyandemye ni nayo yaremye shitani, hanyuma ikamungabiza ngo tujye twirirwa duhanganye, numva nshaka gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere, umugani wa Pawulo. Imana ntibibireba, ntabwo ishoboye kunkiza iyo nyagwa, cyangwa nimba nacyo ari ikiremwa cy'Imana. Ese ibiremwa Imana yaremye bibayeho ngo bihangane, cyangwa bibayeho ngo bifashanye? Ni ibibazo nawe ushobora kwibaza ukagerageza kubishakira ibisubizo. Ese ubundi ubwo shitani dusanzwe ari igitekerezo twiremeye, kimwe n'uko wasanga Imana nayo ari igitekerezo umuntu yaremye. Mu mateka uwabonye Imana, mwebwe mwayibonye, mwabonye isi ite? Ese ni umugabo n'umugore? Ibaye ari umugabo se, umugore yaba agifite agaciro ke nk'umuntu waremwe mu ishusho ry'Imana? Ibyo byose ni ibibazo ushobora kwibaza. Abahuye n'Imana ndagira ngo mwandike muri comment nyuma yo gukora subscribe, mwabonye Imana isi ite? Ese ni umugabo cyangwa ni umugore? Ibyo byose ndashaka ko tubiganiraho. Ese Imana yo mu isezerano rya kera n'Imana yo mu isezerano rishya ko tubona zihabanye, niki cyaba cyarateye Imana yo mu isezerano rya kera guhinduka ikisubiraho igasanga guhana abantu nta mumaro bifitiye, igahitamo kujya ibihorera? Ugasambana rimwe, ugasambana kabiri, ugasambana gatatu, ukabigira akamenyero yarabibujije, ariko ikakwihorera. Ukabona Amerika iteye igihugu nka Venezuela, ifashe perezida wacyo, Imana ikihorera perezida wacyo, ikihorera abantu baho. Ukabona iteye Iran, ikayirasaho, ikica abantu, igisenya ibikorwa remezo, Imana ikayihorera. Ese imitingito yabaga kera yahitaga ihanisha abantu batandukanye, kuki ubu itakibikoresha? Imana yacitse intege, yaje kwisubiraho, yasanze yarakoraga amakosa, cyangwa se hari amarenga cyangwa amayobera yihishe inyuma y'ibyo twigishwa muri religion, bataduha umwanya wo kubitekerezaho tukabiyoboka buhumyi? Ndashaka ko hano kuri Logos ugira ngo ukapurayingaho reason, tuga criticizinga dogma, tradition ndetse na belief,
ubwo rero n'ibyo bibazo byose twakibaza tukibaza niba Imana yaratanze amategeko cyangwa se barayakopeye ku muhanga Amurabi nk'uko ushobora kubisacinga muri Google ikabikubwira. Ni ibibazo byinshi mbagira ngo tuzaganireho, wowe kora subscribe n'ibindi bibazo ntazamuye muri iki kiganiro nzaza mbikubwira ejo n'ejo bundi, dukomeze tubane unyungure ibitekerezo twumve ibyo twajya tuganiraho. Ndabakunda cyane, tuzasubira. Hari hasigaye slide imwe sha. oya ngo ugire wakora ebyiri, oya ngo zirinde By 10 minutes.